turabashuje bakunzi ba Jovi Official 30 aho muherereye mwese, tukaba turi kumwe na bagenzi bacu tugiye kugirana ikiganiro gitoya aho turi kumwe na Kugaterero TV hamwe n'umutumirwa wacu uri mu gihugu cy'Ubugande. Turabashuje bavandimwe, amahoro. Turashima Imana mwene data. No Kugaterero TV mukomere cyane. Turashima no kwihanganisha umuryango w'abanyamurenge wabuze, ariko muri rusange turakomeye, twe twibazima. Sibyo nyine byo turi kumva ibibazo umuryango wahuye nabyo, dukomeza kubihanganisha. Murakoze. So amakuru mwumvishije ya Colonel Ruterera kuba mu minsi yashize, hari amakuru yuvuga ko yari yarafashwe yari yakiriwe urubanza. Amakuru yari yakiriwe urubanza, yakatiye mbere, yari yakatiwe imyaka donc yari yakatiwe urupfu, imyaka yo guherayo. Ni ukuvuga ngo yari yakatiwe imyaka yo guherayo. Yari yakatiwe guherayo mbere ariyo burundu yego. Yes, aza kujurira agira amahirwe bamukatira imyaka 10. Yego. Kujurira babonye ko nta mpamvu yo kumukatira burundu, ko icyaha ta fact yari hari igaragaza icyaha yari aregwa. Bamukatira imyaka 1, usize ko yari amaze imyaka 7, ubwo yarasigaye imyaka 3 akaba arangije igihano cye agataha. Muri make nuko nguko. Ariko birababaje kuba imyaka 3 yari isigaye tutazongera kumubona, ni byagahinda cyane. Ubundi Colonel Ruterera urebye niki yari ko aregwa, we niba hari amakuru wawe bifiteho? Amakuru ahari bamureze byinshi mu rukiko, numva mu rukiko yo bari kurega, kuko ntabwo narukurikiranye rwose, ariko y'umushinjacyaha ari imbere y'urukiko ari igihe azana ibintu kugira ngo bashe kwemeza umuntu icyaha. Urumva mu rukiko bari nka competition, n'uwiregura nawe yiregura kuko nta cyaha, ko icyaha yararegwa cyane nuko yari mu ngo yarashigikiye inyeshamba cyangwa ibyo bita inyeshamba za twirwaneho. Bamureka ari umuntu afite collaboration mu Rwanda, kuko n'icyaha abatutsi benshi bari kuregwa muri iki, abasirikare b'abatutsi benshi bakunda kuregwa cyane n'iminsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nawe nicyo cyaha yarezwe nk'abandi bose, ariko aza kukiburana nikaho bitari cyamuhamye cyane. Bizaba muri rwose ntabwo yari abihamye, nibwo kumukatira imyaka 10 yarasigaranye 3. Ubwo birumvikana leta ya Kongo iraduhekuye. So leta ya Kongo iraduhekuye bitewe n'ijambo wise uvuga. Hari na message yahise ingeraho banyandikira bagatse ndagira mu mushobora ko mwana yibonye muri ino minsi ishize, urukiko rwa gisirikare rw'Kinshasa ruherutse gusohora Colonel Ruterera bamubaza amagambo menshi, ariko reka mbabwire abiri. Ese waba uzi Colonel Makanika? Arabasubiza ati ndamuzi kandi nimwe mwamwishe. Icya kabiri ati uremera ko twirwaneho ari abanzi b'igihugu? Arahakana ati ntabwo twirwaneho ari abanzi b'igihugu, ahubwo abanzi b'igihugu ni mayi iri gukorera abanyamurenge jenoside. Aya magambo sinzi wayanditse, sinzi aho avuye, sinzi, ariko uko muyumva ni message yaje muri ubu buryo. Aya magambo bivuga ko Colonel Ruterera bamusohoye mu minsi yashize bamubaza nyine aya magambo ayabiri, abasubiza muri ubu buryo. Mwe murabyumva gute? Kugaterere turi kumwe nawe. Yes, Kugaterero. Yes, ndakumva neza. Nakuvuga ko iyi nkuru twayakiriye, ariko twayakiriye inkuru y'akababaro cyane, kandi ababikora aya mabi ni leta yacu, leta ya Kongo. Iyo twita leta yacu ikora aya mabi, tuvuga ko uyu afande wapfuye afite ikintu cyakwishe, ageze gusuko ari umunyamurenge. Arazira ko ari umunyamurenge. Arazira ko ari umunyamurenge cyangwa se ko
muri rusange iyo bakubona izuru rigororotse So nicyo kintu cya mbere nta kindi kintu iyi message ukuntu ije my brother kugaterura network nawe iri hasi cyane, reka ngubaze akabazo wumvishe iyi message ngusomeye. network warubuze ngo Nakubaje ngo si iyi message urayumva ukuntu imeze? Message urayumva ukuntu imeze? Ati baravuga yuko bamubajije ngo amagambo abiri nayagusomeye, urayumva gute ayo magambo yuko yabazi makanika? sinzi kumva neza ariko sinzi n'ibintu utanga usoma ibibazo nka bibiri sinzi neza Icya mbere ngo baramubajije ngo se ese waba uzi Koloneli Makanika, ngo arabasubiza ndamuzi kandi ngo nimwe mwamwishe. Uri kunyumva neza? Ngo icya kabiri warubuze ndakubwira ngo se waba uzi Koloneli Makanika, ngo aramusubiza ati ndamuzi kandi ngo nimwe mwamwishe. Iryo jambo yabasubije. Guys, urumva rero tuwakana. icyambere reka mvuge kuri ibyo bintu by'ibibazo baramusubije sinzi ko muri kunyumva mwebwe. Turi kukumva neza cyane. Halo muranyumva? Turakumva bro, turakumva. Halo wakomeza ukavuga kuri ibyo bibazo bamubajije urumva yari imbere y'urukiko kandi biragaragara ntabwo kwihakana abavandimwe bawe umuntu abateroriste mu make twigwaneho ntabwo ko yabisubije nyine tugwanaho ntabwo ari abantu igihugu twigwaneho n'abaturage ntabwo uvuga ngo abaturage ngo banga igihugu kandi ari igihugu cyabo. Icyo kiragoye ko wagisubiza nk'umugabo w'intwari ubizi neza icyo turi kurwanira n'ibyo bari kurwanira, biragoye ko wahita uvuga ngo banga igihugu kandi bizwi ko ari abaturage b'icyo gihugu kandi bari kurwanira uburenganzira bwabo. Rero kuba yarasubije gutyo icyo gisubizo cyari gikwiriye kandi nk'umugabo w'imfura uzi ibyo ari byo, uzi akarengane kandi ibyo kibazo igisubizo cye yatanze ni uko cyari gikwiriye. Usibye ko ahantu yakivugiye kuvuga kubwira satani imana buriya imbere ya satani nabyo ni ikibazo, ariko igisubizo cyo cyari cyo gusa usibye ko ikigoye nawe yabwiraga batashatse kubyumva cyangwa babyumve uko biri. Cya mbere sinzi niko nacyumva. Uvuze ijambo rikomeye cyane. Mu minsi hari umuntu abantu babanye na Koloneli Ruterera ngo arangwa ngo n'ukuri. Ni ukuvuga ngo ikintu kiranga Koloneli Ruterera ngo yari umunyakuri cyane. So byari ni ikibazo kugira ngo yihakane twirwaneho. Arabizi neza ko twirwaneho atari abanzi b'igihugu. Niyo mpamvu nyine basubije mu kuri kwiwe, ariko kuri bo nyine bahitamo nyine kumufatira iyo myanzuro bamufatiye kumuvutsa ubuzima yaragejeje igihe cyo gufungurwa. Buriya kenshi iyo umuntu afunguwe igihe runaka, hari n'ubundi umuntu avuga ngo se uribaza kuba umusirikare w'igihugu warakoreye igihugu ugapfira muri gereza, nabyo ni ikindi kibazo gikomeye cyane. Turi kukumva neza cyane, tukubwira ati ugakorera igihugu umunsi wa nyuma wo kurangiza igifungo cyawe ukumva ngo urupfu nk'uru nguru rubayeho mu buryo butandukanye, ntabwo byigeze bitangazwa igihe. Birabaje kubona umugabo nk'uriya akorera igihugu ngenda muzi, twarabanye twarasenganye, ni umuntu uzi neza, twasenganye mu rusengero rumwe, yari umuturanyi, yari umugabo w'imfura, yari umugabo ukunda abantu, umugabo ukunda guseka, umugabo ukunda abana, ukundaga abana cyane, ubwira burage nyinshi cyane, ubwira jokes, yagiraga umuntu wakubwira burage nyinshi cyane. Ayo ni amakuru nanjye nabashe kumubonaho natwe iwacu mu Ruramba. Yego, uriya mugabo njye muzi
afite amateka muri Sud Kivu ahantu twari tutuye Uvira. Muzi Uvira ari mu bantu barashe Mayimayi wari warigize igitangaza ahantu bita Rulimba bita Shikatenda. Shikatenda yari Mayimayi wari warigize ahantu twabaga nibuka ikintu kimwe nabonye yakoze mu Mayimayi. Yari Mayimayi icyari gitangaje nuko yabaga muri Yehova twabonaga muri umujyi ingera gufata Mayimayi ikora akantu nayo ngiye kutuvuye ku ishuri turahura ahantu urumva muri Kongo hari ukuntu usanga bari gukata nk'uko utishyuye fagitire yakura umuriro ababita ngo ni abayesineri abashinzwe iby'umuriro bagenda bagakatira umuriro. Tuvuye ku ishuri ahantu bita kuri Murongo dusanga babyuka ngaseka usanga ahantu uwo mu esineri abashinzwe iby'umuriro yaruriye ku ipoto hejuru ari gukata umuriro. Shikatenda araza aramusanga mu Mayimayi ahita akuraho ipoto ahita akuraho eshela ibyo bintu buriraho bugitake mu Kinyarwanda n'ubwo ingoni eshela ahita ayikuraho wa muntu uriyagura rirasaba imbabazi. Yumva Shikatenda ari umuntu w'umugome cyane nubwo abanyapolitike ni politiki ariko yari umuntu mubi cyane. Rero Ruterera yigeze kurwana za Rulimba za Misisi Mayimayi barahigaruriye baragize abantu abacakara aragwana aho hantu atanga amahoro abantu bamaze kugira amahoro iranzira ya abantu baje Misisi bamaze kugira amahoro kubera Uvira igihe kutumba yashaka gufata Uvira niwe wagwanye amwingiza inyuma aragwanya. Rero n'umuntu wagwanye igihugu n'umutima we wose atitenga ubwoko iki ariko yaje kuba umunsi abandi ngubena kuriya ugapfa mu buryo ubona buriya. Dore ikindi kintu nibajije ku bantu wenda bari bashyigikiye leta ya Kinshasa cyangwa se kuri aba bajenerali Masunzu aba bajenerali b'abakoloneli bari hariya bari Kinshasa. Situation nk'iyi ngiyi kuba uyu mugabo bamubaza ati Koloneli Makanika ba Masunzu n'abandi bakoloneli bose bari baba dispo bari Kinshasa, ndi kwibaza ikintu bari abakoloneli bandi b'abanyamurenge bari hari Kinshasa, urupfu nk'uru nguru rw'umuvandimwe wabo bakorana mu kazi, iyo rubaye nk'uru nguru mu buryo bubatunguye batekereza iki? Ala ngaho vuga uburyo buriya nabo baba bari basa nk'abafunzwe. turi kukumva neza, ngende kukumva neza cyane, turi kukumva bro. Bari abagabo rero bari abagabo bari iriya bari hari Kinshasa amajana n'abandi harimo n'abenshi bafunzwe nabo barafunzwe buriya nubwo tutamenya abo barafunzwe buriya politiki ni ngombwa kumaza umuntu ngo c'est colonel ou bien général sans fonction. Sans fonction bari aho gusa asa nk'ufunzwe ntafite uruhusa gusohoka cyangwa mbere gute aho ari mite. Rero bari abajenerali no mutabona ko bambwira ngo ibo bari liberté nabo nta liberté bafite. Yes, ndakumva neza kubera ko njye mfite amakuru yuko mu minsi yashize nibwo Koloneli General Padiri afunguwe, siko bimeze? Mu minsi Padiri afunguwe ejo bundi, Padiri yarafunguwe, siko bimeze? Padiri rero niba yarafunguwe ejo bundi, mfite amakuru yuko abakoloneli cyangwa se n'abandi basirikare bose bari Kinshasa ubwabo bafite ikibazo cy'umutekano muke, ntabwo bafite ikibazo cy'ubwoba kubera nyine iki kibazo cy'intambara iri muri este cyarabafekise mu buryo bwabo basigaye banakekana cyane. Biravugwa yuko ubwabo bakekana ndetse bari no kuregana, byaze bikuze nk'uyu ubashije no kuvugana n'umuntu uwo ari we wese wo muri Twirwaneho cyangwa se wo muri este, byaze bikuze bahita batangira kugushyiraho ankete baguserevera amatelefone yawe mu buryo butandukanye. Naganiriye n'umuesikoti wa Koloneli Ruterera one day ari Kinshasa, dukorana ikiganiro tubazanyaho ariko ntabwo cyari ikiganiro kuri YouTube,
ariko mbwira ko situation iri Kinshasa ntabwo ari situation nziza ku basirikare bose bari Kinshasa ubwabo bafite ikibazo cy'umutekano kubera ko barabakeka abakongomani bafite bya bindi byabo bo kubona gusa ngo nubwo warakoreye igihugu imyaka n'imyaka gusa kumva gusa ngo nawe uri umwe mu bwoko runaka lazima bagutangireho bakuzaneho infraction runaka. So aya ni amakuru twahawe n'abantu bari Kinshasa cyangwa se batandukanye bari Kinshasa. So ku gatorero twaguha ijambo nawe. Murakoze cyane ndabashimira byiza byiza ndetse n'amakuru meza gutanga ariko kimwe cyo navuga ko urimo wacu bari mu cyagihugu network yawe amajwi yawe ntabwo asohoka neza bro, amajwi yawe ntabwo asohoka neza, wagomba gushaka hano amajwi asohoka neza, amajwi ntabwo asohoka neza. Vuga neza nyine ukuntu iki kintu yagomba kumenya ko neza ko niyo yakorera satani gute ukamukorera gute igihembo kiye mu bupfu. Rero dusaba abari muri leta, abashyigikiye leta, abari muri leta bose aho bari rwose, igihe icyo ari cyo cyose wakora neza wakora nabi icyo bari gukora ubundi gusa kubona isura y'umunyamurenge cyangwa se y'umututsi, icyo cyonyine umenye ko ufite ikibazo. So nababwira ko nta yindi mpuzo mushobora gushyigikira, mugende mushyigikire cyane ka FCM twirwaneho, icyo nicyo gisubizo cyonyine dufite muri iki gihe. Rero kuba dukurikirana tubahiriza mpore mwihangane nuko ishimira, ariko kandi bene wacu nsaba bene wacu bagishigikiye leta abo twitana abanyakagara bagenda kugira ngo babibonemo isomo, siko muzumva se yes, iyi story irareba abanyakagara bose bashyigikiye ya leta, byaze bikuze n'abavandimwe bagomba kugaruka, bongera bagaruke kubera ko iri ni isomo amakuru, kubera ko byaze bikuze nimba nta nakete yobaho yo kuvuga ngo si umuntu yishwe n'iki n'indwara cyangwa se yishwe mu buhe buryo. Tekereza ko bano bagabo b'abajenerali b'abanyamurenge cyangwa se mituwarite y'abanyamurenge iri Kinshasa yagombaga kumenya ngo se suivi y'uyu mugabo n'iki cyamwishe, siko byumva umutumirwa. Tunarangiza ikiganiro urabyumva gute kugira ngo habe ankete cyangwa se n'iki cyakorwa kuri iyi saha mu banyamurenge bari Kinshasa? Halo, fungura Michael, urabona niki cyakorwa ku banyamurenge bari Kinshasa? Ndakubaza urabona niki cyakorwa ku banyamurenge bari Kinshasa? byanditse mu kubasenga ari hagati y'umwanzi gusa. Niyo mugabo navuga biriya bintu kuriya bamwe bacira urubanza cyane nuko ari n'ahantu bari barafunzwe, ubona ari imbere y'abantu bari bamwe benshi bari muje muri teritwari imbere, ntabwo uvuga amagambo ariho bavuga biriya bintu kugira ngo bariho. Rero tugume tubihanganisha nabo nubwo bigira kuriya ko tuzi ko babafunze. None se uciye mu ijambo uvuga ngo bavuga biriya bintu abari muri Amerika nabo ni ukuvuga ko nabo baba bashaka iki? Ni ukuvuga ngo abari muri Amerika ahubwo bashuka abari hariya, abari hanze bashuka abari hano hafi kugira ngo babone ibyo bibazo. Wenda niko ntekereza ko uri hariya ntabwo ashobora kuvuga bino bintu, nta jambo bafite. Kandi ngo barahari benshi cyane bashyigikiye twirwaneho ariko badafite kwinyagambura ni kure.
wafata umwanya oya ahubwo avuga ngo n'abashyigikiye twirwaneho nabo ubwabo ntibavuga ariko barahari neza bazi ukuri icyo twirwaneho irwanirira icyo abanyamurenge barwanirira barabizi neza ariko nyine kubera ko ahantu bari ntabwo babyemerera niyo mpamvu. So guys murumva rero tunarangiza n'ikiganiro n'ayo makuru ari Kinshasa mukomeze mudukore subscribe like comment Imana